twongeye kubasuhuza abakunzi ba channel yacu INTITI TV. Twararebye turitegereza dusanga amateka ari ikintu gikomeye cyane, kandi mu busobanuro bwa channel yacu INTITI TV, intego yacu ni ukubaha ibintu biri mu bwenge, kubamenyesha amateka n'ubundi bumenyi butandukanye. Nkuko mubyumva rero, INTITI TV ni ijambo ry'ikinyarwanda risobanura umuntu usobanukiwe nyine ujijutse w'intiti nyine. Ibyo rero bigashingira ku bumenyi umuntu aba afite kugira ngo bamwite intiti. Intego yacu rero ni ukubaha ibintu by'ubwenge kandi byuje ubupfura. Ngwijya kurishihera ku rugo rero, ubumenyi n'ubuhanga biratandukanye, ariko reka duhere mu Rwanda. Mu Rwanda rero tukaba twabateguriye ibiganiro bizibanda ku mateka y'u Rwanda, si amateka magufi ni maremare. Tukazatangira tubasomera ndetse tubashakashakira amateka, cyane cyane twibanda ku gitabo cyitwa Inganji Karinga. Inganji Karinga ni igitabo cyanditswe na Musenyeri Alexis Kagame, akaba intiti cyane, ndetse akaba n'umwe mu bacurabwenge b'imivugire n'imyandikire y'ikinyarwanda, cyaba ikibonezamvugo, cyaba gusoma amajwi, amasaku, ubutinde n'uturemajambo tw'amagambo. Mbese ni nk'umubyeyi w'ikinyarwanda, usibye ko atagihanze, ariko yagennye uruhare runini mu mivugire n'imyandikire yacyo. Nuko rero ngo baca umugani ngo ijya kurishihera ku rugo. Nuko mu basomyi b'igitabo Inganji Karinga rero ntihaburamo abibaza icyo iryo zina rivuga, kuko baca undi mugani ngo unyuze mu ishyamba atazi ahaca inkono atazi. Ibyo tugiye gusoma abenshi ntitwari tubizi. Haboneka wenda abagura igitabo gitekerereza ibyo batari bazi. Yemwe wagura igitabo ariko kirimo ibyo utazi, ukagisangana izina utazi. Inganji Karinga nacyo ni izina ry'igitabo. Inganji ni ijambo rituruka ku ryo kuganza. Inganji Karinga rero ni ukuvuga ko ingoma y'Abanyarwanda y'Ingabe yaganje izindi igasigara yihariye aho zahoze hose, mbese ikaganza nyine. Iyo ngoma ikitwa Karinga, niyo mpamvu y'izina ry'iki gitabo. Ingoma y'Ingabe ni ukuvuga ingoma yerekana ubwami bw'igihugu. Ingabe z'Abanyarwanda rero ni enye. Ingabe ihatse u Rwanda ikagaragaza umwami yonyine ni Karinga. Ingabekazi yayo ni Kimumugizi. Iyo Kimumugizi ni ukuvuga ko igihugu cyima umwami ukigira, mbese Kimumugizi akakirema, akakibamo nyamugira ubutangwa. Mbere ya Karinga, Ingabe y'u Rwanda yitwaga Rwoga, yaremwe na Gihanga, inyagwa n'Abanyabungo igihe umwami wacu Ndahiro wa kabiri Cyamatare aguye mu rubi rw'inyundo. Iriya ni mu Bugamba, benshi bahise ukunze kuyita province ya Kingogo, aho umuhungu we Ndori ahungukiye ava i Karagwe, yimye ingoma yitwa Nangamadumbu. Aho amariye gutsinda abamurwanyaga yimika Karinga. Iyo ye ya Nangamadumbu ayiha abiru bo kwa Gitandandura, ayibashumbusha byo kubashimira ko Gitandura yari yaracikanye Kimumugizi igihe bicikiye mu rubi rw'inyundo. Kimumugizi igaruka ibwami ryo aba ariyo ngoma ya Gihanga igumana na Karinga uko yahoranye na Rwoga. Nkuko mubizi, Kimumugizi ni ingabekazi ya Rwoga. Ingoma zindi dufite ni Mpatsibihugu na Kiragutse. Ibi ni ukuvuga ko igihugu cyabaye Kigali cyagutse. Zo zaremwe na Kigeli wa kane Rwabugiri. Ejo bundi aziremana n'indi yitwaga Icyumwe, yahiriye ku Rucunshu mu ipfa rya Mibambwe wa kane Rutarindwa. Bavuga ko na Butare yari Ingabe, yari ingoma yimitswe na Kigeli wa kane Rwabugiri, nayo bayitakaho amasaro umubiri wose, nayo yahiriye ku Rucunshu. Ingabe yerekana ubwami uko Karinga imeze mu Rwanda, iruta umwami ku bukuru n'icyubahiro. Birumvikana ni nk'uko wafata ibendera na perezida wa repubulika. Ibendera riruta perezida wa repubulika,
yewe rimurusha icyubahiro, yewe hari naho riba rimurusha ubukuru. Ni ukuvuga rero niyo yima igihugu Imana iyo ngoma niyo yima igihugu, Imana ikayitorera umwami wo kuyima. Naho umwami yatanga asize ubusa, igihugu kigumaho ikakima ubwayo. Abakomoka ku mwami yatanga asize ubusa, abakomoka ku mwami bo mu nda y'ingoma bakayirwanira, ariko ntahagire uyima muri bo, kuko badakomoka ku mwami warezwe uheruka kuyima. Aho iri umwami adahari ivugirwa n'ingoma ubwayo. Iyo iri ku mugendo hose bayakira nk'umwami, ikagira abayishengerera umunsi nijoro, kandi n'umwami ubwe yajyaga kuyishengerera, yaba iri ku mugendo umwami akayigenda inyuma. Igihugu gifite ingabe gitsindwa iyo abakinesheje bacyatse ingabe yacyo. Igihe bene cyo bakiyihishe, baba bizeye ko bazabyutsa umutwe. Biba byitwa ko igihugu cyabo cyaneshejwe gusa kitaratsindwa. Bivuze ngo igihe cyose igihugu kigifite ibendera n'ibirango byacyo, mbese hari aho bishinzwe, icyo gihugu kiba kinagaragara. Mbese ni ukuvuga ngo warwana n'igihugu ugafata hanini cyane, ariko ba nyir'igihugu bakaba bagifite aho gushinga ibendera ryabo imbere muri cya gihugu kiba kinagahari. Ni nk'uko mbese inkotanyi zarwanye, ariko interahamwe zakwambuka kuri Goma bakanga bakazisangayo, kuko ingabe yazo zari zikicigatiye kandi zigerageza ngo zizagaruke. Ubwo rero abareba kure bamenye ko baneshejwe ariko bataratsindwa, barabakurikira. Nta kabuza, ntawe ubura kurinda inkiko z'igihugu cye. Nuko rero bantu mwe rero, nk'uko mubyumva, tubasobanuriye ingoma ngabe. Ingoma ngabe nk'uko isobanura ko ari ingoma nyine y'ingabe igabirwa igihugu, igabwe n'Imana, nuko umwami akayima, kandi ikagira icyubahiro kiruta icy'umwami, ikanamuruta ubukuru. Bivuze ngo ni nayo mpamvu ubigereranyije n'izi repubulika zaje, perezida wa repubulika yunamira ibendera ntirimwunamira. Nuko rero turakomeje tureba iby'iki gitabo cy'amateka y'u Rwanda cyitwa Inganji Karinga, kuko si mwese mubasha kukibona. Twebwe rero nk'Intiti TV twarakibaboneye, kandi yemwe twifuza kukibasomera mu bice bitazaba bikeya. Buri gice tuzakigenera iminota 30, tubasomera mwiga mumenya, duhinduka intiti, ndetse intiti ncabwenge kandi zizijutse. Igice cya mbere cy'Inganji Karinga rero kivuga imiryango ya kera. Mbese kera u Rwanda rwari rumeze rute? Tutaratangira gutekereza iby'u Rwanda bya kera, twakwibaza uko igihugu cyacu cyari kimeze kera, bya mbere na mbere. Ariko rero gutekereza ibyo by'intangiriro biraruhije, kuko nta munyarwanda ukibyibuka wigeze yiga no kubitekereza. Nyuma rero baca umugani mu kinyarwanda ngo ikinyoni kigurutse kitavuze bakita icyana. Nubwo abanyarwanda batakibuka bwose, reka ngerageze kubibatekerereza mu magambo make uko abahanga mu bumenyi bw'imiryango babitekereza. U Rwanda ruragumiza kujya mbere, ikitaduteraga amatsiko ejo twakwibaza uko byagenze. Baca umugani muri rubanda ngo baca umugani mu kinyarwanda ngo uwo uri buheke ntumwishyura ume. Ubwo bivugwa na bwa burya bwa ryari. Ngira ngo ibyiza ni ukuvuga mu magambo make, nibura intege uko zibiduhaye. Twebwe mu banyarwanda ibintu tuzi bya kera tubibwirwa n'abasizi n'abatekereza bashize ubute bwo kubibarira no kubibaririza no kubyitoza. Ibyo ni byiza cyane, kuko bitubwira ibitekerezo byinshi tutajyaga kwibwira. Ariko rero abahanga mu bumenyi bw'imiryango bagira ubundi buryo batavuguruzwa.
bwo guhishura ibyabaye kera bitashobora kumenywa n'abanyabitekerezo. Dore bene uwo muhango mu bumenyi bw'imiryango ushatse nko kumenya uko u Rwanda rwari rumeze mbere na mbere abatutsi batararwagura, yakwigira muri aya mahugu ya Kongo atwegereye akareba uko abaturage baho bagenza, akibwira ati ubwo nta batutsi bigeze gutegeka ino, kandi aba bantu bo muri ibino bihugu bakaba bafite isano n'abo mu Rwanda, ubanza bo mu Rwanda barahoze bagenza nk'aba. Nuko rero akitegereza abo muri Kongo akareba ukuntu bafite abatware bose ari bo bakuru b'umuryango n'ibindi byinshi. Byarangira rero akaza mu Rwanda akigira muri za province zo mu Nkiga aho imico ya gitutsi itariganza, akahasanga iby'abahinza n'utundi tugenzo yabonye muri Kongo. Byarangira akajya mu Buganda, agahetura no mu Burundi n'Ikaragwe, areba hose abaturage bo muri ibyo bihugu uko bagenza nk'ab'i Kongo kuri twa tugenzo yahakuye. Iteka rero agasanga amahugu yose yiganjemo abaturage ahuriye kuri twa tugenzo. Byarangira akagira ati aba bantu bo muri ibi bihugu ko badaturanye bakaba badaherutse kwimuka mu gihugu kimwe ngo tugire tuti ntibaribagirwa imico bavuyemo vuba, ni iki cyatumye bahuza izo ngeso n'iyo migenzo n'iyo mihango nagiye nsanga hose? Akisubiza ati birerekana ko ari imico y'abantu bamwe iyo bava bakajya, iyo ubihoreye ari bo bonyine niko babigenza. Na kera rero abo mu Rwanda bahoze bagenza nk'abaturage bandi bo mu bihugu bibakikije. Icyabidutandukanije ni uko abatutsi badutse babatsinze bakabatoza imico yindi itariyo bahoranye. Nuko rero imigenzo yo mu bihugu bitwegereye ikamubwirwa gutyo uko abahutu bo mu Rwanda ba kera bahoze bagenza, abikurije kuko agereranyije atyo. Ni agace kababwiye amateka amoko nyavuze nk'uko yanditse mu gitabo cya Alexis Kagame, nta bundi bushakashatsi nayakozeho. Nuko rero bene uwo muhanga se haba ubwo yashakaga kumenya uko abatutsi bahagenzaga ubwo badutse ino. Mbese ubwo Kagame aradusobanurira imishingikire n'uburyo yagiye amenya amateka yabanje kandi atarayabwiwe. Ubwo abo bahanga baza mu Rwanda basangaga ari abantu bayoberanye. Ati ese ko aba batutsi bakunda inka n'ubutaka, icyabo bwite ni ikihe? Ese babaye mu Rwanda baragiye inka zabo arizo zibagenza, cyangwa se baje ari abahinzi bakunda imirima hanyuma inka bazungukira mu Rwanda? Byamara kumujija ati henga nkwereke ikizabimbwira. Ati icya mbere abatutsi bacyaduka ino baje baturuka hehe? Ati icyakora ntabwo baturutse iburengerazuba bw'u Rwanda kuko mu bya Kongo batazi umututsi icyo ari cyo. Ntabwo rero hashobora kuba amavukiro yabo. Wa mugani baca ngo ziba zidakwiriye n'abanyazi ngo uraramure. Ati ikindi kandi ntibaturutse mu majyepfo y'u Rwanda kuko nubwo baba mu Burundi n'Ubuha hirya y'ibyo bihugu ari indiri y'abahutu. Iyo ndiri yaba yaravubuye abatutsi te ntisigarane n'uwivumbuza kurahira. Ati byongeye kandi ntabwo baturutse iburasirazuba bw'u Rwanda kuko nanone hirya y'Ikaragwe ari ibihugu by'abahutu nyirizina. Yamara guheba aho hose ati reka ndebere no mu majyaruguru y'u Rwanda. Yagera mu Ndorwa akahasanga Abahima, akahasanga no mu Nkore no muri Toro no mu Bunyoro. Agakomeza akagenda abaramutsa inzira yose atarura imiryango yabo ku nzira, akazarinda agera muri Abisiniya agasanga ariho abatutsi bagandiye ariyo mavukiro yabo. Ntiyirirwe ashidikanya akamenya koko abatutsi bo mu Rwanda ari agasesekare kabo muri Abisiniya. Agashikama rero akitegereza imigenzereze yabo ba ruguru agasanga ari abanyarushumba batunzwe n'amata hanini n'ibiremve n'inyama. Agasanga urugo rwabo ari igikumba inka zabo zarayeho. Akagaruka ino yiruka akareba abatutsi bino bakunda inka n'amata n'ukuntu bazigishisha n'ibindi byose muzi. Ati irorere nabimenye aba abatutsi bo mu Rwanda bacyaduka ino bari bameze nka bene wabo aba ba ruguru. Imico n'imigenzereze y'abagara bo muri Abisiniya n'iy'abamasayi bo muri Kenya n'Abahima bo mu Nkore n'Indorwa byose
biranyumvisha uko abatutsi bari bameze, baje ino babungerana inka zabo, ibyo gukunda ubutaka babitojwe n'abahutu bahasanze, nuko akicara akagutekerereza imico bahoranye byose yarabyize kuri ubwo buryo. Ngubwo uburyo bukomeye kandi butabeshya kandi butavuguruzwa bwo kwerekana ibintu bya kera bitakizwi na rubanda. Nanone bene ubwo buryo ntibuhishura inkomoko y'abahutu ngo bikubwire biti habayeho urugamba aha n'aha, ariko ni uburyo bwerekana imico y'abahozeho n'imigenzereze yabo n'indimi bavugaga, n'ukuntu imiryango imwe yakurikiranye gutsindana yigarurira ibihugu ituyemo n'utundi twinshi two mu gihugu. Gutekereza rero ibyo mu Rwanda bya mbere na mbere ni ugukurikiza bene iyo nzira y'ubumenyi bw'imiryango, ukajya ushyiramo n'ibitekerezo bimwe na bimwe bakibuka. Nuko rero bimeze, niba nagiye mvuga ku moko, ariko abanyarwanda ni abanyarwanda, n'abaganda ni abaganda, abakongomani ni abakongomani. Amoko nk'uko Musenyeri Alexis Kagame yabyanditse ni urugero yatanze rw'uburyo abahanga mu by'amateka banditse inkomoko z'abantu, si mu Rwanda gusa rero ni ku isi yose. Ntago kuvuga ko umuntu wa mbere yakomotse muri Afurika burya bishingira ku mvugo, kuko ntawe ubizi, ahubwo byose bishingirwa ku buhanga bw'amateka no gusesengura. Nuko rero ubwo ku baba bumvishe aya mateka adahuye n'uko babyumva barihangana. Nge ikiganiro cyanjye ni ukubagezaho igitabo cyuje amateka ndetse n'ubuhanga cya Alexis Kagame Inganji Karinga. Iki cyari igice cya mbere rero, aho Alexis Kagame yagaragaje uburyo amateka y'u Rwanda yanditswe n'ibyo bashingiyeho bayandika. Mwabyumvishe rero ko uruhare runini ibyanditswe bya kera bitava mu mitekerezo nyir'ubwite bw'abanyarwanda, byanditswe hashingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga mu mateka. Murakoze cyane rero, nakagaruka kuri INTITI TV tubasobanurira ubumenyi butandukanye, amateka y'u Rwanda n'isi dutuyemo muri rusange. INTITI TV, icyo tubabwira mukore subscribe, ukunde video niba wayikunze, ukande like, niba kandi hari uwo wumva wabisangiza ukore share, nuko twese tujijukire hamwe n'INTITI TV. Nuko murakoze cyane, kandi murakagira inka, murakagira abana, muragatungira inka mu bwatsi, kandi muhorane amata ku ruhimbi. Murakoze cyane, turabashimye.